mu seminari hari umwana bigeze guhurushya w'umuseminari niwe wari mutoya kuri twebwe twese. Padiri Martin twari turi kumwe mu seminari. Umwana mbona baje bamuhaye urushyi. Ndavuga ngewe n'imijinya yanjye iyo biza kuba nge ndakurahiye ntabwo ari urushyi rumwe nari kumuha nk'eshatu nziza cyane. Mbivuze kubera ikuzo ry'Imana. Kandi yari umupadiri. Uriya mwana aratuza. Uyu munsi amaze kuba umupadiri. Ejo bundi hari session twagiyemo twarahuye ndamusuhuza nibuka ukuntu bamukubise urushyi. Aratuza arihangana ariko yasutse amarira. Kandi umupadiri wamututse wamukubise yari uwo muri diocese ye. Tekereza uwo mwana, ndi kumwita umwana kuko mu myaka niwe ari mutoya muri twese, nta nubwo ari umunyarwanda, n'uwo muri Cote d'Ivoire. Maze ndatekereza mana njye buriya ejo bundi namara kuba padiri uriya mukubise urushyi bahuriye muri paruwase. Dore ko hari abapadiri bakoreye hano ubutumwa bagiye ahandi basanga abo bagize abastageri bakira abapadiri bakuru, ubu ngubu nibo abapadiri bakuru babo. Aha. Nta muntu mvuze. Abaye umuntu bikinzika mutekereze ukuntu byagenda. Ese ubuzima bwashoboka muri presbyteri mu rugo rw'abapadiri? Maze nahakuye isomo rikomeye cyane. Ukemera ugakubitwa. Ngewe niryo somo nahakuye, navuze ngewe n'umujinya ngira. Ese iyo baza kumuro urwo rushyi nk'uyu mu seminari nari kubasha ko kwihangana? Nubwo ari umupadiri rwose numvaga ngewe namusubiza urushyi ebyiri eshatu, ariko nsanga sekiba tugendaho. Buriya aratwibasira kugira ngo wivumbure ubivemo za roho nyinshi Yezu yashakaga gukiza kunyuzeho. Abuze uwo mugambi w'Imana. Niryo somo nakuyemo.